Sheje uri muriga se uri murandika udushye? Ndi kwiga. Okay. Muriga? Yego nari ndimo nabyo nandi gusubiramo ejo dufite exam. Okay. Ariko ntabizi se ngo ngufashe. Wandika neza. Tumukono mwiza rwose. Ariko nta mugayo se babuzwe n'iki kwandika neza ko wandikisha intoki nziza. Sheje. Intoki nziza burya cyane. Ibisuko byawe se ntabwo bari kubangamiye buriya. Sheje ufite umubiri mwiza. Siko ufite umubiri mwiza kurenza mama wawe. Warubizi? Yego n'umugore mwiza kurenza mama wawe. Nibyo ubona se wawe. Wandekuye. Hari ikibi kirimo se? Erega ntukagira ikibazo. Nuko se n'iki kintu kigutera gukora ibi bintu byose? Ubu koko nta nubwo utinya Imana. Nta nubwo ubugome ugira kubera icyo bunkorera bingana gutya. Erega Sheje n'abahindutse igihe babikora. Bize ngo yebura. Oya ndeku. Si wandekuye. Ndekura wamugome. Ndekura. Ukubera icyo ugira ubugome nta n'imwe ugira. Ubundi uzi ukuntu anyitaga cyera. Ndekura. Kuki uri umugome wandetse? Wandetse wamwicanyi we. Wamuhemu we wandetse. Ndeka wakicanyi we. Ndekura wamugome we ubundi wakuza ushaka ko ngufata ku ngufu kubera iki watuje. Ushaka imbaraga z'icyuma. Wamuhemu we. Watuje. Urikicanyi kibi. Ese urakunda cyangwa nihe ku ngufu? Mama! Ndekura cyangwa nzakwica
kigabo cy'ikigome ndekura mva waranyishe mpagaze ubu ngubu sindi umukobwa sindi n'umugore nanjye nabusikomeza wandekuye ndekura Didiye nzakwica tuza banaho tugamba ubundi mwebwe abakene mugomba kuba ibyishimo byacu abakire ariko ubundi uzi uko banyitaga kera banyitaga ntambo rero ukaragwira ubu ugiye kubona ikijyanye n'izina ryanjye sha ubundi ndinda gufata ku ngufu watuje ukampa kuneza okay kare koze se bigiraga iki sheri karibu. Ntabwo utinzeyo urabangutse? Oya ntabwo ntinze. Sheri. Kobwa wanjye siko mbona atishimye. Karibu sheri. Ameze mutese. Sava. Urashwe vraiment. Ibyo nari ngiye kureba birihuse bise birangira. Okay. Isheje sheri. Bitese ko mbona utishimye. Ahubwo se sheri ugira ngo niba nkubwira ngo uratebutse ugira ngo ugende umukobwa nitwe tumaze gukumbura. Yego. Genda kana gatwatara gukumbuye. Eka. Sheje sheri. Nuko nkumbura se? Oh, I'm sorry. Baza kumera neza. Ariko rero mama sheri. Sigarwara umutwe cyane sinzi impamvu. Sigarwara umutwe cyane ariko nubwo arwaye nakana keza. Kugira ngo se rero nguma nageze n'ubu udahari. Wagerageje. Oya. Isheje n'umwana mwiza araganira yantereye udukuru two ku ishuri, anterera udukuru twa muri quartier muri kumwe na Rubagira. None se kuki kambona karangiza gatuza? Umutwe kuriya cyane. Oh, I'm sorry. Uraza kumera neza. Ariko ahubwo hari ikindi natekereje. Sheri asigaye yiga cyane. Buriya amasomo bashaka kuba afite amasomo menshi, ayo masomo menshi nayo iyo umwana asoma cyane agahoramo bitabaye bimutera umutwe. Uzabigenza urebe. She. Wawize cyane. Ariko none ni umuhanga wagomba kwiga. Ya. Kwiga ni byiza bituma umuhanga ariko ajya agabanya ariko mu ujye gace. unywa n'amazi kugira ngo umutwe udakomeza kukurya sibyo? Uraza kumera neza. Ahubwo isheja mamishe ntekereje ikintu. Wabatembereza nkabasohokana tukarira gisinga ntibyatuma byibura umutwe woroha. Mva. Nukuntu mva naniwe. Sinzi ukuntu gatekereje. Ikintu nkukundira nukuntu udatekerezaho. Oya njye ntabwo turi bujyane kubera ko ngomba kwiga ejo mfite exam. Oya sha sheri. Reka tugende tujya gutembera. Oya sha sheri. Mbitekereje kubera we kubera urwaye none ngo ushaka ko tujyana. She. Ntabwo byaba ari byiza. Oya ihangana tujyane ugende ujye gutemberaho gatoya uruhuke mu mutwe turi ko nta maguru tugenza se. Ufite ikibazo kiyi. Sibyo sheri. Kandi uraza kumera neza ndabizi. Ndabizi ko utakwanga kumva ikintu nkubwiye sibyo sheri wanjye. Tugenda tujya gutembera. Okay, reka nitegurire rero hanyuma tugende. Njye nta kindi cyo kwitegura ngenda ngenda. Ubu umeze neza nta kibazo. Kandi n'undi ntabwo turi bugende n'ibirenge kuko. Nayisheje nta kibazo reka nanjye kiremo inkweto gusa. Shyiramo zo twigendera sheri wanjye. Uraza kumera neza. Sibyo? Isheja. Isheja. Ishe.
Isheja mukobwa wanjye, ni ibiki wabaye iki? Isheja mukobwa wanjye, wabaye iki? Niki kutavuga? Mama, nta kintu mfite cyo kuvuga na kimwe. Nta kintu ufite cyo kuvuga? None se ko wigunze byagenze bite mukobwa mwiza? Ngaho mbwira. Mbwira. Se mama, ubu ngomba gutanga ubuzima bwanjye kugira ngo ubw'abakire bubeho bishimye. Oya, ibyo ngibyo nta n'umuntu wabyumva. Nta muntu ugomba kuberaho undi igitambo. Umuntu agomba kubaho ubuzima bwe uko abyifuza, ibindi bikaza nyuma. Mama, Mbwira ndakumva. ayo magambo nayabwiwe n'umugabo wawe ubwo yashaka kumfata ku ngufu. Ubu koko nkwiriye kubaho gutyo mama? Ibyo ngibyo ndabizi. What? Ndabizi ko agusambanya umugabo wanjye. None se igihe yahereye abikora wabaye iki? Ujya ureka kwigira akagoryi. Ubwo se ubona muri uru rugo kuba tuhabaye atari ukubera we? Hari ndi kurota. Aha tubayeho ku mbaraga ze no ku bushobozi bwe. None se uri mama cyangwa hari undi muntu twicaranye hano hantu? Ni njyewe mama wawe wakubyaye. Numvaga ari n'ibindi bintu uri kumbwira naho ni ibyo. Tuza, tuza, tuza. Sheja, ntabwo wiga? Sheja, Ntabwo ndi kubyumva ko ari mama uri kumva. tega amatwi mbanze. Babarira ndekura, ndakwinginze ndekura. Nyumva, ntabwo wiga neza. Mama, kwiga neza ni ubuzima bwanjye. Ntabwo yakurihira amashuri meza ukiga. Ubu se ahantu tuba tutishyura, ntabwo byo wakagiye ubiha agaciro. Gusa sindabona umuntu wikunda ugeze nk'aha ngaha wowe ugeze. Umva nkubwire, tega amatwi. Igihe yahereye abigukorera wabaye iki? Mama, Gusa ko narigize ngo ni n'undi muntu byibura wavuye hanze agukorera. ibi bintu nguko biba ubizi. Igihe mwahereye ndakizi, ndabizi neza, imyaka mumaze mubikora ndabizi. Tuza rero, wabaye ikizi? Nese urajya ngo tujye? Ni gute umuntu w'umumama wantwise amezi 9 Twita amezi 9 sibo wifata ubu se turi hano atari mu nyungu ze? Uri nanjye kungurisha. Gurisha nakugurishije. Isheje, Mama, ntabwo nari nzi gukunda amafaranga bigeze aha ngaha. Ntabwo njye nabyumva uburyo umubyeyi yifata akigurisha hanyuma akagurisha n'umwana we. Isheje, tega amatwi nkubwire. Sibyo? Nakuzanye hano ubona aricyo twari dufite. Ntabwo wize ukiga neza. Ntabwo tubayeho mu nzu nziza hari uko twishyura. Ntiturya uko tubishaka. Ushaka ko nguma muri ubu buzima mama? Ubuzima mbaho mbabaye. Uri kunezeza umubiri wawe n'amafaranga, urashaka amafaranga kugeza kuri urwo rwego koko? Ukantambamo igitambo. Nimba warihanganiye ubuzima njye ntabwo nashobora, ntabwo ndi bugume hano muri uru rugo, murugume mu mwege mwenyine mu bishoboye. Ntabwo bwihanganira. Ntabwo nabivamo. Ntubwihangane se kubera iki? Ushaka kwisama n'ubundi warasandaye. Ntacyo uramira, icare hamwe. Rega narinzi ko ugiye no kumbwira ikindi kintu, naho nubwo busa. Mama, ntabwo naguma muri uru rugo. Nimba urira rero, kuraje, rira, ariko usigaze na y'ejo, n'ejo bundi, kuko ntabwo biteze kuzahagarara. Asana. Uragira ngo tubeho gute? Okay. Mama, kuva uyu munsi ugiye kugumana n'umugabo wawe. Sinzi aho ndi bujye ariko ndagenda. Ntabwo ndi bugume muri ubu buzima njyewe. Ntabwo ugenda kuko iyo ugenda waragiye kera. Mama, ndagenda. Ubu se ntaniyehe nawe?
imyaka umaze ubana n'umugabo wanjye agukorera ibyo gukorera ubu se dutaniye mama kugeza njye nananiwe kubikubwira mfite n'ubwoba bwo kuba nabikubwira ariko wowe waranabimenye urajenjeka ntagera kimwe ukoraho nari mbizi kuko byose byabaye mbizi uri kumva neza ahubwo inama nakugira icare hamwe tuzi mama njyewe ubuzima ntabwo nabushobora pe uzabuzwa n'iki se ubuzima urabwikoreye akacucu ubwo se ugiye twumvikanye iki ko rye gashaka kunkura amata ku munwa nta n'isoni Keti uraho neza Muraho neza amakuru amakuru ni meza ntago iminsi myinshi iminsi myinshi cyane turaburanye kweri turaburanye cya urangana oya nta ibaze kwangana iminsi ishize tutabonana kweri ibaze ko mbanje no kubasura ubu se urumva mba ntabatekereza koko ibyo byose se uhengera n'ahari ukaza oya ntago mba nzi ko udahari okay kugenda n'amaguru se noneho imodoka iri ndi kugenda n'amaguru imodoka yanjye imaze igihe yaragize ikibazo ubu deja ngiye ku igaraje ngiye kureba uko aho bigeze yewe nanjye ubwo rero kampagere kazuba ndabona ari na kenshi ugiye kubareba kampagere ndebe mamisheje sawa sawa kandi wakoze sawa sawa umunsi mwiza ariko rero akantu ko kuza uhengera n'ahari ugahindure ujye ushakisha amakuru umenye ko mpari nanjye nkuboneho byibura yego okay ni karibu ishe amakuru se ni meza wowe nanjye meze neza mama se ko adakoma mama ntawe uhari waje kumureba washakaga mama mama ntawe uhari ishe ibi binini ni iby'iki ko ari byinshi ishe ntumbwire ko ibintu ndimo gukeka byaba ari byo ibi binini byose birakora iki hano ukuri ntabwo nari ngiye kwiyahura ndakubwiza ukuri n'ukuri ntabwo nari ngiye kwiyahura ntuze kubibwira mama ndagusabye ndakwinginze ntuze kubibwira mama ishe ndashaka kugira ngo umbwire ikintu gishobora kuba gishobora gutuma ushaka kwiyambura ubuzima ko wabonye umupapa mwiza ukwitaho uguha ibyo ukeneye byose wita kuri mama wawe reba mama wawe ukuntu yagaruye umunezero ukuntu asigaye asa ni igiki gishobora gutuma ushaka kwiyambura ubuzima papa mwiza Kate iriya nyamaswa didi uriya mutagatifu wanyu koko niwe uri kumbwira ngwiki umugabo anyiciye ubuzima nanjye ubwanjye sinzi nimba noneho nkiriho ubundi mwanditse nkipfira n'ubundi ko n'ubundi napfuye mpagaze na kimwe none se bimeze bite byose ni uwo mutagatifu wawe ngo ni didi ubu ngubu bibaza yuko ntwite noneho na mama nta kintu bimubwiye ngwiki mama wanjye wambyaye akantanga ngo bamfate uko bashaka kubera ko imibereho myiza ngo ashaka ishe ibi byose ni ibinini wahondahonze kugira ngo wiyake ubuzima ibyo bintu uvuga nibyo ibyo bintu mama wawe arabizi ari wowe biri kubaho ibi bintu koko wakwemera kuko ukomeza kubaho utwite inda y'uriya mugabo w'inyamaswa w'umugome na mama wawe akakugurisha akemera akakugurisha kubera imitungo ibyo bintu mama wawe arabizi none se ishe ibyo bintu bimaze igihe kingana gite koko bikubaho kuva mama yashakana na papa nako uriya mwicaye ntabwo ari papa wanjye nta nakabe papa wanjye na rimwe ubu noneho menya impamvu erega bwabuhe mama wawe si muzima ubu hashize igihe kingana gutya ubayeho muri ubwo buzima
ubuzima bwumajije kubumenyera kuko nubwo ndumva nakwica bikarangira kuko ntabwo nibona nabyaye umwana w'uriya mugabo. mama wawe nawe ni inyamaswa. Sinumva ukuntu umubyeyi muzima yakumva ko umwana we abaye ubwo buzima akemera akicara agatuza ntagire ikintu abikoraho. Ndagusabye ko ntagire ikintu na kimwe ubwira mama, ndakwinginze kuko abimenye we na papa barara banyiciye. Reka mubwire agomba kuzira ibyaha byawe. Ninde se wabatwara kuko n'Imana yabananiwe. Hari ubutabera muri iki gihugu. Imana yananiwe kuntabara, ingiriye neza yanyohereza umutabazi basi ikantabara kuko ubu ngubu ngiye aho bigeze nakwipfira bikarangira. Ubuzima ndaburambiwe pe. Reka mubwire Asya. Kumbe uri hano umugore mwiza. Asya. Sheja. Mugore mwiza. Ayasha. Igihe namaze umwanya ndi mu nzu cyose kumbe waruya. Kandi maze igihe nifuza kukuganiriza. Ariko umunsi waruya. Hari igihe mwibuka yari umugabo muremure munini ndamwibuka n'ubu ndi kumureba uzi gushaka amafaranga ariko yari afite defo imwe yarishongoraga yariyemeraga yarirataga uzi nari ngiye kuba umukire tambona gutya birenze uko mbona uko
ariko ambuza akazi keza keza kari kagiye guhindura ubuzima bwanjye, byatumye nanjye murakarira, nigira inama yo kwihorera. Burya Didiye iyo niyemeje ikintu ndagikora. Naramwishe da, naramwishe. Ndavuga Ruremesha papa wawe, burya niyo ndi kuvuga. Gwiki? Ruremesha. Wowe ngo wishe papa? Naramwishe da, narihoreye Didiye, burya ntabwo njya mwerabye. Naramwishe. Kubeshya cyasinze. Narihoreye iyo uri umuntu nkoze mu mutwe. wowe ngo ni wowe wishe papa? Uzi ikintu kibabaje sa? Ntabwo wishe papa, urabeshya. Mvaho ntabwo wishe papa wowe. Kandi usongera kuvuga ibya papa tuzarwana none. Utaruzi, reka nkubwire tuza kugira ngo se ari n'uwabwira akabyemera. Nabikoranye ubuhanga bukomeye cyane. Burya Didiye ndi umuhanga, iyo nateguye ikintu gikora neza, nta nubwo iperereza ryerekanye ko yishuye. Oya, nabikoze. Wishe papa? Naramwishe da, ariko nta nubwo byagarukiye, ntabwo byari bihagije. Buriya ikintu gishimishije nko kuba ubu ngubu narabikoze. Uzi icyatumye mbirebera kure iriya, kwari ukugira ngo mama abanza asufure bimurenge, abanza tumutwe. Byari bigeze naho murya nuko yagiye gusambana n'abagabo. Nkabireba nkabyihorera kugira ngo umunsi nzaza, ko mama we nawe yari afite ubwemezi nk'ubw'umugabo we, kugira ngo azanyakirane yombi, yambona nk'umucunguzi uje gukemura ibyo bibazo byose. Kandi niko byagenze. Uzi ikintu kinshimisha kuruta ibindi ni uko intego yanjye nayigezeho. Narihoreye, nsigaye ndongora umugore we, narenzaho umwana we, dore ko ari nawe uryoshesha. Ngomba numva noneho nguwe neza, numva nta kibazo Didiye mfite yewe ubu ngubu ibintu byarakemutse. Wowe nakuganiriza hari ikibazo Akomana, ubwo ko nagucumuyeho iki? Ni iki kintu nagukoze gituma umpereza umusaraba ungana gutya nashoboye kwikorera? ubwo koko wabonye mu bantu bose waremye, wabonye ari njye ukuriye agahinda kangana gutya? Akomana, ubu ngubu ndarambiwe. Ngiye kwica umuntu wawe nawe wumva uburyo kubabara bimera, kandi ndamwica kubabara nawe wumva uburyo bimera. Mana, ntabwo njye nabyihanganira gukomeza mbaho muri ubu buzima, nawe ubibona uburyo mbayeho. Kuki nagutakambiye ntunyumve, naguhamagara ntunyumve, nagutakambira mu buzima bwanjye bwose kuva nkivuka nabayeho nabi. Mana, kubera icyo utanyumva?
ko uyu munsi uramenya kubabara nawe uko bimera, uraza kumva uburyo kuribwa no kubura umuntu wawe bimera. Ndamurangiza. Semana kubera iki nguhamagara ntunyumve? Kuki ngutakambira ntunyumve kandi uvuga yuko abantu bagutakambiye ubitaba? Kubera iki njyewe iyo nkutabaza utantabara Mana? Mbwira kubera iki utantabara njyewe Mana? Seketse ukuri kundeba cyane. Numvaga nkukumbuye Mama Michelle, numvaga nshaka kukureba. Nese gukumbura umuntu bivuze kumureba ukamuhera hasi ukamugeza hejuru. Ariko se Mama Michelle, ndagira ngo mbwire impamvu uherutse kumbwira ko utameze neza kandi bigaragara ko umugabo wawe akwitayeho umeze neza. Sha nyine sinzi. Nta nubwo nzi n'impamvu nabikubwiye biriya bintu. Sinzi n'icyari cyabiteye. Gusa nyine byararangiye it's okay. Reka rero nkubwire Mama Michelle, ubuzima bw'umwana wawe buruta umunezero n'ibyishimo utekereza yuko ufite. Ndashaka kukumenyesha yuko ibintu urimo atari byo pe. Yego. Ngomba kukugira inama kuko nimba turi inshuti. Ariko uguzi ko amambere mperutse gusanga Isheja neza habura gato ngapfe agiye kwiyahura. Uzi ko nasanze agiye kwiyahura. Ngo yiyahura? Reka wararenzwe, uri mu mafaranga ya Didier umwana wawe. Ariko kesi uretse gatoya. Ubundi uwakugira njyewe, uwakugira njye ukabaho ubuzima nari mbayeho, wabyitwara mute? Ntabwo wakomereka mu kagozi. Ariko Mama Michelle, ubuzima bw'umwana wawe amafaranga uyarutishije umwana wagiriye none ngo wasanze ngo Sheja ngo agiye kugira gute? Hagiye kwiyahura habura gato. Hanyuma ubigira ute? Ndahagoboka. Warakoze. Ntuze nimba aramugobotse z'ikindi ushaka ni iki? Ariko Mama Michelle, uzi ko uri umubyeyi gito. Reka. Uba amafaranga ya Didier yaguhumye amaso, wibagiwe umwana wabyaye wagiriye ku gise. Umwana wawe yabaye umucakara wawe n'umugabo wawe koko. Wamugiriye impuhwe? Wamugiriye impuhwe utari nyina? Reka nkubwire Mama Michelle, ngo ntawe urusha nyina w'umwana imbabazi. Ariko ibi bintu urimo nk'inshuti yawe. Ahubwo ibyo ntabwo wakabaye bimbwira. Kuba uzi ko urusha nyina w'umwana imbabazi aba ashaka kugira gute? Ubu ndashaka kurya utazanira umwana. Yego ye. Mama Michelle, gusa njye nawe turangizanye. Ariko ubundi reka nkure mu nshuti zawe kubera yuko uri gito, ntago nabana n'umuntu umeze nkawe. Nta soni. Ariko urya uri menge. Urya uri menge. Ngaho tambuka bakurebe. Wagize iyi mpuhwe umukobwa wanjye. Ariko ye. Ndakubwiye ngo urya uri menge. Akusa undi kari akagoryi ko. Undi kagiye kubwira Kesia ibintu byose karabivuze. Ruvanga ibintu byose Isheja yabiganirije Kesia. Mungu wangu. None ndarutara muki? Ariko ubundi noneho Isheja ukuntu angana n'uburyo Didier angana, Mana yanjye sinzi kabisa. Sinzi ko bizagarukira ahangaha. Ariko ubundi nta n'impamvu yo kwizengereza. Isheja arakuze, ahubwo nibyo byiza kugira ngo abe yimenyereza bitazanamugora n'ikindi gihe. Ashegare.
meze gute se? Jeje bite? Nzi neza. Sawa cyane. Wowe se? Sava? Uri mu kazi se? Ya, hari akaraporo ndimo ndeba bari banyoherereje. Niko nabimugiyemo. Okay, nzi ko mbona utishimye byagenze gute? Papa, nako mugabo mwiza. Umeze neza? Ya, meze neza. Meze neza. Ndabona utanyishimiye kandi njye nari ngukumbuye. Ibyo? Ni byiza. Use ngufashe? Ariko yawe kwigora nta kibazo. Nta kibazo. Bari maze kunyuzamo amaso. Nabizi ko ibyo akazi kawe mbizi neza. Uregura umuhanga. Seje uri umuhanga. Ibintu ngukundira ni uko uri umuhanga. Gira urangize kwiga uzamfasha ahubwo. Cyane bizanshimisha kubona turi kumwe turi gukorana njye nawe. Nzahitamo umugore wawe. Ndetse usanzwe utari we. Nyine mama uzamwirukana usigarane njye nawe. Hari ubona icyo bigutwaye? Ntabwo nshaka undi mugore ukwegera. Oya, sinumvira. Sure. Nuko njye nawe tuzajya tuba turi kumwe twenyine. Gusa ubundi wamugani. Ntabwo nta kintu kurusha sinakubwiye ko se uri namba uno. Gusa ikibazo kirimo. Cyane. Gusa usanze nari ndushye. Usanze nari ndushye numvaga ndushye mukubona. Uzi ko ejo nakoze akazi kenshi n'ubu ngubu urabona ko aramukiyemo nuko. Nari ndushye. Ariko Oya nta kibazo najya kuruhura. Numvaga Inde kuruhuka? Ashaka kujya kuruhukaho. Gacaginga izindi mbaraga ngaruhukaho. Ariko ndabizi ko njya kuruhura. Ushaka kunduhura? Ya. Uyu munsi ko ndeba ibintu bitasanzwe ra. Ku wundi najyaga ngira icyo nkubwira kanshihura hafi no kundya amenyo. Uyu munsi byagenze gute? Rega buriya hari igihe umuntu anareba ugasanga ari kwigira umwana. Kandi n'ukuri warakoze kutwitaho njye na mama. Sheje maze guca ubwenge. Nasubije amaso inyuma rero mbona nta kindi ukwiye ariko ukwiye umugore nkanjye ukwitaho gufata neza. Ariko nanone nyine sinzi impamvu ntari kubikunda kuri kumwe na mama nyine. Ushobora ko ari njyewe njyenyine. Ariko nawe umaze kubibona ko ntacyo mama wakurusha. Simpamvu se nyine gutyo gusa kandi tukaba tukiri kumwe. Rega burya mama wawe umubyeyi wawe ntabwo nawe twahita tumutererana gutyo gusa ariko urabizi ko ariwe nkunda. Ntubizi sinabikubwiye ko umuruta cyane ndetse rega niho nshimisha. Ahubwo reka njye kuruhuka ubwo ngwino ujye kumfasha kuruhuka. Oya twaguma n'aha ngaha ariko nta kibazo. Nase hano ubundi si bisanzwe bihabera. Hano. Usanga ntibisanzwe bihabera. Kandi ngira ko nshaka. Byaba ari ubwa mbere se? Oya n'ubundi tuva hano turahita tugenda mu cyumba. Ariko tumva nshaka ko twigumira hano. Umunsi uri muri mudu nziza. Bantunguye bantangaje uyu munsi. Ariko isheje ndibutse. Ejo umuntu arayisinze cyane. Ejo? Uraye ntacyo nasinze cyane. Waba wambonye nawe? Yego nakubonye. Siko ntabyibuka. Mama wawe yabimbwiye ndatangara. Kandi ejo naje nasinze nabaye ibyatsi ngo. Bateraga story koko. Wari uri ku nkuru za zindi zitabaho. Uravugisha ukuri? Nakuganirije nawe? Waje uranganiriza. Ntabwo ubyibuka? Oya da. Nta kintu nibuka. Nibuka ninjira ntaha. Nkubwije ukuri n'imodoka niba nayinjije niba yaraye hanze ntumbaze. Imodoka ye ntayo wazanye. Mbako nta kintu kimwe nibuka. Imodoka ye ntayo wazanye ko twavuganye n'abagomba kuyizana. Ahubwo
ambwiye ko ngo nawe twari turi kumwe hari ikintu kidasanzwe naba naganiriye cyangwa navuze ko abasinzi bavuga byinshi. uranyibukije ahubwo wanteye sitori ariko ikintu kidasanzwe numvishije ni uburyo wari inshuti na papa. ntabwo nzi ko mwari muziranye. Papa we twari inshuti. Yego. Iyo twigeze no gukorana twari inshuti rwose. Buriya nawe namukuganirijeho. Wambwiye uburyo papa wanjye mwari inshuti mwajyaga gusangira nyine ngo mu kazi mukorana mubayeho neza. Ariko ahubwo wihangane numvishe byarakubabaje kuba yarapfuye. Papa yari umugabo mwiza cyane ariko ubundi ibyo bintu sinjya biganira sinza guhanabereye. Ubundi ntabwo njya nkunda kuganira ku hashize hanjyeho muri ubwo buryo ariko umusinzi avuga byinshi ariko nizere ko nta kibi navuze. Hoya pe nta kibi wigeze uvuga na kimwe. Ariko ibyo ngibyo byo byatumye nyine numva nkukunze cyane. Nibyo kuba nyine wari inshuti na papa nta muntu n'umwe nari nzi ko yari inshuti na papa. N'abari inshuti ze narababuze ngo tuganire basi ndabaze ko urupfu rwe. Niyo mpamvu burya we na mama we nabafashije. None se we ko mwari inshuti nta kintu na kimwe uzi basi cyaba cyaramwishe. Papa we burya yazize urupfu rusanzwe. Mama we ntiyakubwiye yazize urupfu rusanzwe ahubwo kubera ko ari inshuti yanjye nyine byatumye mvuga nti reka nsigare mfashe umuryango we murerere umwana nuko byagezeho nyine ariko nabyo ntacyo. Niyo mpamvu nta kibazo biranakwiriye rwose no kwihemba kubera ko nyine wakoze ibintu by'abagabo gutabara umuryango w'inshuti yawe. nagize ngo hari ikibi navuze kidasanzwe. Ntacyo rwose ahubwo uyu munsi ninjye nawe uyu munsi ndakwitaho va. Uyu munsi bantunguye. Oya iyo nkuru yo yatumye ngukunda cyane. Nibyo numva ndimo mbonekerwa abantu babonekerwaga. Niko oya nta kibazo abwira n'umuzi hano nabyo. Wisanze. Uyu mwana na mama we n'abacakara bawe. Urabona ngo ufite amafaranga ngababwira ya mafaranga guciki. Kaza ibintu bisanzwe n'ibintu by'umuryango ibi ngibi. Dore ni uyu ibintu bisanzwe. urabona iki urabona iki wamwicanyi we ahubwo na nyina w'uyu mwana bamufata. uyu mwicanyi wishe papa. Ariko rero ufite kuvugira hano. Ariko uburenganzira bwo kuvuga cyangwa guceceka. Kuko urabona uvuga kizaba ikimenyetso kigushinja. Urabona kandi na mama Isheja ntasigare n'umufatanyacyaha na mama Isheja ntasigare. Tikiso urakoze kuntabara. Narabuze umuntu wantabara natabaza ndimana nkabona nintabara urakoze. Bazazira ibyo bagukoze bazazira ibyaha byabo bagomba kubyishyura. Imana iguhereze umugisha kubwo kuntabara. Kuri yitaba wowe ntabwo ibi bintu nari kuba mbonye uburyo mbigenza sinari kubona nuko nava muri ano maboko y'uyu mugabo kuko yasigaje kunyica nkarangira. Reka bagende bazira ibyo bakoze reka bagende bazira ibyaha byabo. Yakwishyuraga zuriya mutindi humura Imana izakurenganura. Mbega inkuru ibabaje Isheja ko mama wawe na papa wawe bari bamaze kubafunga. Ubuzima bwaje kukugendekera gute? Wabaye he? Wabayeho ute? Nyine muri buriya buzima wari urimo kandi wari waratwite ukiri n'umwana. Derek kuko ubuzima bwarangoye byari bigoye cyane guhita niyakira no kwakira ko mama wanjye ari we muntu wa mbere wantanze ari we umugambanyi wa mbere byo byarangoye cyane kurusha ibindi byose. Nagerageje kwiyahura kuko numvaga n'ubundi nta kintu nsigaranye muri ubu buzima
nanjye ubwanjye narirebaga nkabona sinzi icyo ndi cyo, n'umuntu yandeba yanambaza nkabona nyine sinzi ikintu namusubiza. Numvaga ndi igishushango kiri aho ngaho bataye. Ariko Ketia yaramfashije, yambaye hafi we n'abasaza banjye batoya, bamfashe kugarura icyizere cyo kubaho, banyereka ko kuba mfite n'umwana ari umugisha, nubwo byari bigoye kwakira uwo mubebe. Gusa umwana wanjye ndamukunda, nubwo numvaga namwica tukaryana tugapfa twese. Yego mama yarampemukiye, ko n'ubundi ni mama wanjye. Azagera igihe asohoke kandi nzamwakira nka mama wanjye, nubwo ibyo byose byabaye. Inkuru yawe ikomeje kubabaza cyane Sheja. Gusa nyine nuba twazandikamo igitabo cyangwa se filime, abantu nyine bakayireba bagakoramo amasomo, kubera ko harimo ibintu byinshi cyane biteye agahinda wanyuzemo muri iyi si. Uko byumvishe rero, niyo mpamvu wakomezaga kumbwira ko nkunda. Narabibonaga pe ko nta gisubizo na kimwe ngufitiye. Abantu bose noneho ku bagabo numva ari inyamaswa, numva nta n'ukwiye kuza mu buzima bwanjye witwa umugabo, kuko hari indi shusho nababonye nkifuza ko nabona muri wowe wabaye inshuti yanjye, akaba ari wowe nabohokera nkaba nabwira ibi bintu byose. Sinshaka kongera kubona undi muntu nkunda angambanira. Uri inshuti yanjye kandi ndakubaha. Ibyo kunkunda byo rwose ni ukwifuza ko twabana, ariko ngenze ubyibagirwe, kuko njye sindi umuntu uri aha ngaha. Sheja, ndacyarimo kwibaza ubuzima bwose wanyuzemo, kubyara ukiri muto, kuba nyine n'ababyeyi batarigeze baguha agaciro nk'inshingano zabo. Ndagira ngo basi banze ngushimire kubera ko wabaye intwari nyuma y'ubwo buzima wanyuzemo, nyuma y'ibibazo waciyemo, ukaba utarongeye ngo wiyandarike, ukaba utaragiye mu biyobyabwenge, ukaba utaragiye mu matabi, ukaba utaragiye nyine mu bindi bintu bigaragaza birimo kwiheba, cyangwa se ko wagira na depression n'ibindi bintu bitandukanye. Genda gushimira, wabaye intwari. Gusa basi reka nongere ngushimire ko wanayibonye ko nagukunze. Ibintu byose nabyumvishe, ibindi wabimbwiye, ariko noneho wanyemerera ukambera umugore. Sheja, Ariko biragoye. Sheja, nakubera umuntu udasanzwe, nakubera papa w'abana bawe mwiza, nakubahisha, nagukunda, nakubera mukuru wawe, nakubera musaza wawe, nakubera murumuna wawe, nakubera mama, nakubera papa. Mu yandi magambo, nakubera byose
utigeze ubona muri ubu buzima. Ikindi kintu gikomeye cyane Sheja, ikindi kintu gikomeye cyane, nakubera papa w'umwana wawe kandi nkahagarara mu cyimbo gikomeye cyane kumurusha, cyane ko banamukatiye burundu. Please. Derek, ngiye kukubwira ko ntagukunda naramubeshya, gusa nanone ntabwo numva uburyo nakubwira ngo ndemeye ko tubana. Ntabwo nzi n'uburyo nabyemera pe, sinzi n'icyo nakubwira. Ubu ngubu ndumva nabuze n'icyo mvuga hano. Icyo ugiye kumbwira ndakizi. Ahubwo wambwiye ngo ndabyemeye, ubundi nanjye nkahita nkwibariza ikibazo kimwe kigira kiti itariki y'ubukwe tuyishyire ryari? Please hug. Sheja hug. Thank you for your time. Thank you too. Kandi sorry, nza umuntu utandukanye mu buzima bwawe, gusigera wicuza. Ntandukanye n'abandi bose, n'ibyo wahuye nabyo uzabyibagirwa. I love you. Cyane kuba unyeretse ko mfite agaciro. Yeah, thank Ubu you. buzima bwanjye bwose ntabwo nigeze mbabye, gusa umwanjije agaciro, nanjye nibonyemo akandi gaciro. Yeah. Unyeretse ko nyuma y'ubuzima bumwe bushaririye habaho n'ubuzima bwiza. Thank you, love you. Love you too, Sheja. Kandi agira ngo ubwire ko ibyo wanyuzemo byose, agahinda kose, ntabwo uzongera kubibona muri ubu buzima. Ubonye undi muntu mushya utandukanye nawe wigeze kubona. I love you.